Bakunzi ba Judgment Truth Victory, ndabasuhuje. Ubuntu n'amahoro bikomeze kubana namwe. Nejejwe no kubana namwe muri no gahunda ya Soma Bibiliya, aho tuzifashisha Bibiliya eshatu: Bibiliya ntagatifu, Bibiliya yera ndetse na Bibiliya y'Icyongereza bita King James Version, Holy Bible King James Version. Rero tuzabana aho mu gitondo mbagezaho isezerano rikuru, noneho nimugoroba nkabagezaho isezerano rishya. Rero muri makeya umugambi wanjye ni ukugira ngo twige kandi turusheho gusobanukirwa. Nkurarikira rero gukora subscribe, share, like ndetse na comment kugira ngo ibiganiro ndetse n'ibibazo mba nabajije ubashe kudusubiza muri comment kugira ngo turebe nimba ko turi kumwe. Uyu mwanya rero tugiye guhera muri Bibiliya ntagatifu. Bibiliya ntagatifu itubwira ngo iki? Igitabo cy'Intangiriro igice cya mbere umurongo wa 7, Imana ihanga ikirere maze itandukanya amazi ari munsi y'ikirere n'amazi ari hejuru y'ikirere, biba bityo. Imana ihanga ikirere maze itandukanya amazi ari munsi y'ikirere n'amazi ari hejuru y'ikirere, biba bityo. Imana yaravugaga bikaba. Hanyuma se muri Bibiliya yera batubwira ngo iki? Bibiliya yera igitabo cya mbere gitangira ni Itangiriro igice niho tugeze ku murongo wa 7. Imana irema iryo sanzure, igabanya amazi yo munsi y'isanzure n'ayo hejuru yaryo, biba bityo. Imana irema iryo sanzure, igabanya amazi yo munsi y'isanzure n'ayo hejuru yaryo, biba bityo. Bivuze ngo hari amazi yo hejuru, hari n'amazi ari munsi, hagati yaho harimo isanzure. None ndagira ngo nkubaze, ese isanzure ni iki? Then the Genesis chapter 1 verse 7 in the Bible Holy King James Version. And God made the firmament and divided the waters which were under the firmament from the waters which were above the firmament, and it was so. God created the firmament. So then I want to ask you this question: what is firmament?